Reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze nshuti bakunze ibi biganiro byacu, tubashimire ko mukomeje kubana natwe mu biganiro byacu bitandukanye. Twizere yuko mumeze neza aho muri hirya no hino ku isi, mudukurikira muri ahantu hatandukanye turabibona, turabashuhuje kandi turabashimiye. Nanone ntabwo twatangira iki kiganiro rwose tudashimiye buri muntu wese wamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Ni iby'agaciro gakomeye, ni mwebwe mutuma tudacika intege zo gukora ibiganiro nk'ibi byubaka benshi. Niba uri umwe mu badukurikiye uyu munsi ariko ukaba utarakora subscribe, wenda bitewe no kutamenya uko bikorwa, reka tubanze tukunyuriremo muri makeya uko bigenda. Nureba hasi y'iyi video urabona amagambo yanditse subscribe, uyakandaho rimwe gusa bikaba biciyemo. Icyo bigufasha ni iki? Ni uko mu gihe tugize ikiganiro dushyira hanze nk'iki, uza mu ba mbere bagerwaho nacyo. Urumva rero ko gukora subscribe bifite inyungu nyinshi cyane. Nk'uko mwamaze kubibona rero, uyu munsi tugiye kuganira ku nshuti, ariko twibande ku ubwoko bw'inshuti zitari nziza, zidashobora gutuma ugira aho ugera mu buzima bwawe, cyangwa se mu gihe uri kurwana no gushaka gutera imbere. Tugiye kureba ni izihe nshuti ugomba kwirinda, kuko zishobora kubangamira iterambere ryawe uriho ushaka. So ni ibyo tugiye kwibandaho uyu munsi. Burya rero inshuti zose ntabwo ari kimwe. Hari inshuti zigufitiye akamaro, zigufasha gutera imbere ukagira icyo wimarira nawe, ariko nanone hari n'izindi noneho zigutesha umwanya zikanagusubiza inyuma. Ikibabaje rero cy'izi nshuti twakwita inshuti mbi, ntabwo upfa guhita ubibona ku nshuro ya mbere ko ari inshuti mbi. Hari n'igihe ureba ugasanga noneho ni abantu mumaranye igihe kirekire. Icyo tugomba kumenya rero ni uko abantu dushyikirana nabo cyangwa se tubana nabo mu buzima bwacu bwa buri munsi bashobora kutugiraho ingaruka mu mitekerereze yacu, mu iterambere ryacu ndetse n'ibindi. Ikibazo rero ni iki? Ni gute wamenya inshuti zitari nziza cyangwa se za zindi zishobora kukugiraho ingaruka mbi? Tugiye kuvuga ibintu biranga izo nshuti mbi, cyangwa se mu yandi magambo inshuti zitari nziza. Ikintu cya mbere, umuntu uhora yibanda ku bitagenda cyangwa se negative outcomes. Hari abantu wagira ngo bahora bafite igihu cyijimye kibakingirije. Uko ibintu byagenda kose, byaba byiza cyangwa bibi, bagahora bibanda kuri negativities. Ku nshuro ya mbere ushobora kumva urimo kugerageza wenda kumufasha, igihe ufata umwanya wawe ukamutega amatwi, igihe arimo akubarira ingorane ze cyangwa akubwira ingorane ze. Noneho uko igihe kigenda gihita, za negativity z'uwo muntu cyangwa z'abo bantu niba ari benshi, cyangwa se ibikorwa byabo bitagenda, bigatangira kukuremerera, ugatangira kumva bikubereye umutwaro. Noneho ugatangira guta focus, intego zawe cyangwa se ibindi bikorwa byo kwiteza imbere wari uhugiyemo bigatangira kudindira. Reka wenda dufate urugero rwumvikana. Uri inshuti n'umuntu, rimwe araje aragutakiye ati yewe ubuzima bwanze, bizinesi ndimo nkora ntabwo iri kugenda, none ubu tuvugana nabuze n'ayo kwishyura inzu. Ukora iki? Nk'umuntu w'inshuti, ugize gutya umuhaye ayo kwishyura wenda ukwezi kwa mbere ni urugero. Ntihashize iminsi mike aragarutse ati erega burya na hahandi nkorera ya bizinesi nta kigenda, ntago hishyuye.
umwana ku ishuri naho ni ibibazo byandenze nabuze minerivare. So nk'umuntu w'inshuti rero hari igihe utekereza uti burya nk'uko babivuga aho guha umuntu ifi umwigisha kuyiroba. So ubwo rero nk'umuntu w'inshuti uravuze uti reka dufatanye mufashe gushaka igisubizo cy'ibi bibazo afite. Umuhaye igitekerezo cya mbere cyangwa se inama ya mbere y'icyo yakora. Wenda uravuze uti ariko burya ubwo bizinesi itarimo igenda bite niba icyumweru kigira iminsi 7 wafashe iminsi 3 ukajya wikorera noneho indi 2 ukayishakamo akazi k'umushahara. Ubwo agatangira kubera negativities zimuhoramo ati akazi wagakura hehe. Urarebye uti mfite abantu naguhuza nabo bakaba baguha akazi. Ntubamubwiye aterega burya bariya abantu nabo ntabwo bashobotse nta kintu bakumarira. So inzira zose urimo utekereza zamufasha gukemura bya bibazo yaje agutura arimo arakwereka cyangwa se araguha impamvu ko bidashoboka. Kubera iki? Muri we hahoramo negativities. Umuntu nk'uyu rero nimukomezanya ubucuti bwimbitse bizagera hahandi noneho nawe bitume utagira icyo ugeraho kuko azaba ari kugutesha umwanya, ntugire icyo umufasha kigaragara kuko bikurenze ubushobozi bwawe, nawe ntashaka kugira icyo akora, ntazatuma rero uba focus. Gusa nanone ibi ntibishatse kuvuga ko tugomba kwirengagiza gufasha abantu bafite ibibazo baje batugana, oya rwose. Ariko nanone umuntu niba ahorana ibibazo by'ibitagenda cyangwa negativity akaba nta n'imihati arimo ashyiraho ngo yishakemo ibisubizo, iki ni igihe cyo gutekereza kabiri ukareba uwo muntu muzamarana igihe kingana iki, azakugeza kuki. Hanyuma abandi bantu ba kabiri badashobora gutuma utera imbere ni abantu bahora bakwitezeho ubufasha, uko bagukeneye wowe ukaboneka, ariko noneho weho tane yawe yagera yo kubakenera bikagenda gute? Ukababura. Iyo ubona bimeze gutyo rero aba ari igihe cyo kugenda gake ukabanza ukamenya aho ubucuti n'aba bantu bwerekeza cyangwa se buzakugeza kuki. Abandi bantu ba gatatu badashobora gutuma utera imbere ni abantu bakunda kuvuga abandi cyangwa se bimwe twita gossip about everyone. Ku nshuro ya mbere ushobora kubona ntacyo bitwaye, ariko uyu munsi murahuye wumva avuze kanaka, ejo murongeye murahuye wumva avuze undi muntu. Aha ushobora guhita wibaza uti niba uyu muntu anezezwa no kuvuga abandi mu gihe batanahari aho ngaho ngo abavuge bahari, yewe biti amvuga ibingana iki iyo ntari kumwe nawe? So tuvugishije ukuri rero kubara inkuru biroroha, ariko kandi tugomba kwibuka ko ubucuti nyabucuti bwubakira ku cyizere ndetse n'ubunyangamugayo. Niba rero mu nshuti ufite harimo abameze nk'aba twavuze, just be careful, itonde kandi ushishoze, hanyuma ugire n'icyo ukora niba wifuza gutera imbere ndetse no kwirinda ibibazo bitari ngombwa. Ni aha dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Reka tugushimire cyane wowe wabanye natwe kuva tugitangiye kugeza tugishoje. Twizere yuko wungukiwe. Noneho niba ubona hari inyigisho zirimo, turagutera inkunga yo kutakihererana, gisangize n'abandi. Bikorwa bite? Reba hasi y'iyi videwo urabona amagambo yanditse share, uyakandaho noneho ukabasha kugisangiza n'inshuti zawe cyangwa n'abandi wumva bakungukirwa nacyo. Ikindi natwe bitwereke niba wagikunze, urabona andi magambo yanditse like, uyakandeho hanyuma natwe bitwereke, biri mu bidutera inkunga
cyangwa se imbaraga zo gukomeza gukora ibiganiro nk'ibi. Naho ubutaha rero, Imana ikomeze ibane namwe kandi ihire imirimo y'amaboko yanyu. Bayi.